yeyo bimeze bite dukomeza na episode y'ijana ni Rishton Meko Snake Eyes atubwira ati uzaramba sha. Okay. Yeah. Katujye dukomeza na episode y'ijana nigeze nsinyaho. तुम अभी के अभी घर आओ वरना मैं ऑफिस आऊंगा. Tuza mu rugo n'ahandi hantu nyabake mushaka muri kino cyomba. Iyi decoration se shaho baraza kwiyara ijoro rye. Ubundi urebe. Muri jari hagiye kugira ikibo. Hahita havuka ikibazo. Abagiye gutegura icyomba bakidekore n'iki mu gihe abandi bavuga ati tugere mu rugo turahita wari uhamagaye n'ubwo abari igitsina gore ntababemere nyine guhamagara umugabo wawe ariko niba ari byecyane n'akazi yakamubwira ati rero wa mugore we impamvu namushakaga nuko ari document yihutirwa yagombaga gusinyaho none namubuze we n'urugero ariko icyo gihe aramubwira ati wowe nakanguka uze kumusaba amamagare urumva se ntasobanuye ubundi iranyandiko sobanuye yuko जिसके पास ये पावर्स है वो fit your power of attorney के बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है abagomba gufata iyo tuyisore sanga reka dukomeza n'izindi episode ese biraza kugenda bite